Yes, none ko sore nk'ibisanzwe ni Mr. Ture kuri True na Red Pod. Niyo rwamba bageze kuri channel rwose kora subscribe my dear friend uko I'm sure ndabizi neza ko rwose uzunguka byinshi tuzasangira umenye bwinshi hano. Uyu munsi rero tujya kureba ibimenyetso 10 bigaragaza ko umukunzi wawe nyine ashobora kuba aguca inyuma ari kuguca inyuma. Yes, hano baravuga rero ni ibimenyetso rusange. Ni ibimenyetso rusange ukwiriye kuba wamenya kandi ukitondera dushingiye kuri psychology ndetse na social studies kujya niga muntu. Anga rero icyo ukwiye kumenya akitwa disclaimer. Ibi rero these are general signs. Ibi ni ibimenyetso bari rusange, not granted proof. Nago ari ibimenyetso bivuga biti icyo kimenyetso no nago biri granted. We don't say like the signs are like granted proof, no, but you should aware of them. Ibi ngibi rero ukwiye kubimenya nyine. Hanyuma reka turebe ibyo bimenyetso. Turebe ibyo bimenyetso 10 bigaragaza ko umukunzi wawe yaba guca inyuma. Yes, ugomba nyine gukemanga ugatuza mbese ugashishoza kugibonye ibyo bimenyetso. Kuko bitabaye ibyo nyine ushobora gusanga guca inyuma. Ikintu cya mbere rero ukwiriye kumenya ni iki? Sudden change in communication. Uburyo muganiramo birahinduka. Icyo kimenyetso cya mbere, uburyo muganiramo birahinduka. When your partner begins to avoid the conversation, mu gihe atangiye kwirinda kuganira nawe ugasanga mwaraganiraga ariko ugasanga nyine ibintu byaragabanyutse. Kibazo utise ko naganiraga nawe ariko tukaba tutakiganira bimeze gute, ugasanga n'uburyo muganira iminota mike ukajya kubona ntago ari interested nka mbere, kuba nta nyunga bifitemo nabyishimiye nk'uko mbere byari bihoze. Aho ngaho nyine ujya utangira kugenda gake uvuga uti hari ikintu kirimo kirahinduka. Ndakomeza tubwira ati becomes vague in their responses. Yes, anga mu buryo bw'ibisubizo, uburyo basubizamo bigenda bihinduka bitandukana n'uburyo yasubizagamo mbere. It might indicate emotional distancing. Anga bigaragaza ko mu buryo bw'amarangamutima nyine kugenda ajya kure yawe. Mbese urukundo ragufite kugenda rugabanyuka. Anga rero ikimenyetso kigaragaza ko ashobora kuba aguca inyuma. Yes, batanze urugero bati the user to call yajyaga guhamagara text frequently akaguhamagara akakwandikira buri gihe buri munota umeze ute mukunzi biri gute, but now barely respond or give short replies like ki or I'm busy. Ugasanga none ubungubu ari gusubiza ngo ke zaki akoresha inyuguti zaka akuranganga arahuze. My dear friend, anganye nimenye ko harimo ikibazo. Aranga rero cyitwa research insight. Ubushakashatsi rero bugaragaza ko many psychologists say withdrawal in communication is often one of early signs of emotional disengagement. Anga rero ubushakashatsi bwagaragaje ko nyine iyo umuntu mutakiganira cyane ikigaragaza yuko nyine umuntu mu buryo bw'amarangamutima nta nyunga bifitemo biri kugenda bigabanyuka cyane bijya hasi. Byari ikimenyetso nguye kucyitongera ashobora kuba aguca inyuma. Yes, reka turebe ikindi kimenyetso ni iki? Protectiveness over their phone. My dear friend, ngahanga telefone ye arayirinda byanyabyo. Arayirinda byanyabyo. Mbese handa tanya gushyira mu password. Being overly secretive with their phone may suggest they are hiding conversations or activities. Nyine angaha tangira telefone kugira ibanga, ugasanga amashyira ama password, ugasanga urajya kujya kuri WhatsApp ye nyine ugasanga yes, okay, let's imagine ushobora kujya kuri WhatsApp ye, twimagine ko ushobora kujya kuri WhatsApp ye nyine just niba umukunzi wawe nyine you trust each other murizerana. Ayo mujye kuri WhatsApp ugiye kureba uko bimeze, wenda profile ye ugiye kureba iki nyine messages ziwe cyangwa phone ye urayifite, ariko ugasanga kuri WhatsApp yashyizeho pin password kandi ahorana nawe. Hano barakubwira urugero bati they suddenly add passwords, ngo twavuze nyine bashyiraho password, nyine ashyira password muri telefone ye, never leave their phone unattended. Mbese nagashobora gusiga telefone ye. Mbese telefone ayisiga ahantu yizeye ko nta muntu wikorera. Or take it even to the bathroom, ugasanga no muri douche ajyanye telefone ye. Tekereza ati ashobora kuyibona, menye ko rwose umuntu ashobora kuba aguca inyuma. Yes, angari kitwa research insight. Ubushakashatsi bugaragaza iki? Studies in relationship dynamics show increased phone secrecy
often correlates with hiding online interactions. Anga rero barakubwira bati guhisha kwiyongera kenshi gushyira amabanga muri telefone, ugasanga umuntu telefone imana igira ikintu kirenze kuri we, mbese agerageza guhisha amabanga ayirimo. Ngibi bihuye bigendana n'ubundi no kuguhisha ibijyanye na interactions online, mbese bwa busabana agira kuri internet, kwa kundi ahora kuri internet, ibyo akora kuri internet murandasi mu kumbuga nkoranyambaga. Ibyo bintu nyine by'ibyo abagerageza kuguhisha, ashobora kuba ufite undi muntu nyine bacatatu niko nyine ahangaha bakubwira. Yes, ranga ugomba kubyitondera mu gihe ufata telefone ukajya kubona ahise yigushikuza ati meza icyo ngiye kureba, mu gihe ashobora no kukubwira password akoresha, nyine ahangaha ujye ugira amakenga. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko nyine ashobora kuba aguca inyuma, ukwiriye kwitonda. Yes, ikindi kintu rero cyitwa unexplained absences or schedule changes, mbese kubura kwe bidafite ishingiro, ugasanga arabura buri munsi, cyangwa se schedule changes, ugasanga okay yari kuboneka uyu munsi mwari guhura wari kumusohokana we ati uyu munsi sinyibonetse, mbese akajya guha impinduka, akajya guha impamvu nawe wumva uti impamvu ntabwo zifatika nta shingiro zifite. Angaha ujye ubitekereza ko nyine okay harimo ikibazo. Baratubwira bati unexpected delays, gukererwa kwe cyane, ugasanga aratashye kugira ati nakerewe ku kazi nakatiye naha ngo last minute meetings, ikindi akora ngo staying out of date without a good explanation can raise suspicion. Ugasanga nyine umubwira uti dusohokane ati wapi, ati ntabwo nyine ndikumva mbishaka, ikindi ngo twagize inama nyinshi cyane ngo zatumye dukererwa ngo mu kazi, nyine ukabona ni ibintu bihoraho. Yes, when you see it's consistent, nyine it's constant, nyine ukabona ni ibintu bihoraho buri kanya, nyine aho ngaho ujya nyine utekereza kabiri uti hano hashobora kuba harimo ikibazo. Ikindi baravuga bati they claim to be working late by avoiding giving details or seem inconsistent when asked. Angaha rero nyine ugasanga ni wa muntu nyine ukunze gukererwa cyane avuye ku kazi, kwati twakererewe, ugasanga namwe ari kuba amakuru yizewe kandi ahagije uko bisabwa, ugasanga nyine managerageza kuguhisha bimwe mu byo ukeneye kuba wakumva. Hano rakubwira rero you make sure that maybe there's a bigger problem here, nyine hano hashobora harimo ikibazo, ugomba you should be careful, agari ugomba kwitonda. Rero baravuga ati they claim to be working late, nk'uko twavuze nyine hano hazakererewe, ukabwira ati twakererewe twagize, kandi ugasanga nta proof abifitiye, kuko usanga nyine ugejeje kumubaza amakuru menshi ahise abihishira. Hano baravuga ati research insight, ubushakashatsi bwagaragaza iki behavioral analytics note the evidence behavior and consistent timelines often signal double life. Nyine ahangaha iyo myitwarire, kwirinda kugusubiza mu gihe wenda mutabonana cyane, mu gihe yirinda ugasanga azakererewe, nyine ngo ibyo bituma ugira byinshi bibaza muri ubu buzima. Ikindi cya kane rero ni ikihe cyitwa emotional distance and lack of affection. Ahangaha rero ugasanga mu marangamutima rwa rukundo gufite ukantu rwaragabanyutse cyane. Ubu rero umuntu kujyaga amarangamutima waba barakabimenya, nyine ugasanga ibintu byaragabanyutse cyane ntakikwitaho. Nushaka kuba bare, nushaka abona witishimye, it's up to you, nyine birakureba not to her. Nyine a lack of affection, ugasanga na rukundo kigufitiye nyine my dear friend. Ahangaha ngo umenye ko nyine ashobora kuba aguca inyuma. If they stop expressing love, ngiyo ahagaritse gusobanura urukundo, kugaragaza urukundo afite, amarangamutima gufitiye, avoid physical intimacy, ugasanga nyine ari kwirinda bya bikorwa nyine munyamukuru, ushaka kwishimana nawe kuko ni umukunzi wawe n'umugore wawe. It could be because the emotional attention is elsewhere. Anyina ngo bishobora kuba bigaragara ko nyine amarangamutima ye, urukundo rwe rundi afite yaragufitiye ruri ahandi kundi muntu. Cyangwa rero ugomba kwitonda. Baravuga ati example, you hug them and they don't hug back. Uramuhobera ariko we nago aguhobera nk'uko ubyifuza, ugasanga nyine arimo araguhunga. Or they stop saying I love you literally. Nyine ugasanga arimo arahagarika kukubwira ngo ndagukunda, wowe ukamubwira umubwira uramukunda, ugasanga we yarabikubwiraga cyane uko abantu byaragabanyutse. Yesanga ngo abari mu kibazo gikomeye cyane. Ikindi kintu ni cyitwa overcompensating with gifts or affection. Yes, ahangaha rero mu bijyanye
n'impano ndetse n'urukundo. Bakubwira ati sometimes guilt drives people to try to cover their cheating, being over nice. Example, they buy you surprise gift or are extremely loving after long absence. Yeah, anga rero my dear friend, icyo twabundi overcompensation ni ureka tubivuge nk'indishyi. Yes, reka ngo urugero, uri kwiga cyane, uri kwiga cyane ukagira ubuzima bugoranye, amasomo akakuvuna, then after ukavuga uti nyuma y'aya masomo nanjye nimba n'amafaranga nzanezerwamo, nzagira ubuzima bwiza. Iyo ni overcompensation. Yes, abavugaga nabi bose bazanyubaho. Iyo ni overcompensation. Noneho ahangaha barakubwira ati overcompensating with the gifts or affections. Nyine ugasanga urukundo n'impano nibyo ari gusimba. Nyine yari amaze igihe abuze, ariko ugasanga nyine amaze iminsi abuze, arahuze, mbese mfaze igihe cyari umukunzi wanjye, cyari umugore wanjye, nawe ukibaza byagenze gute. Ariko nyuma ugasanga noneho nyuma y'igihe aza agutegura impano ya nyayo, noneho azanye kaya za nyazo ajaje. Ya hagaho ukekamo ikintu byo bibazo uti kuki mu minsi iciyeho watarasanzwe abikora. Yeah, ahangaha rero uri paying attention. Yes, nyine uvuga uti kanitonda none ashobora kuba harimo ikibazo. Yeah, nuwito uconcluding wanzura no, but just be careful. Nyine witonde. Urugero, example, they hug you surprise. Nyine they buy you surprise, sorry. Nyine ano akugurira impano and extremely loving after long absence. Nyine agahita kugaragariza urukundo rudasanzwe, akakugaragariza urukundo rudasanzwe nyuma y'igihe kirekire yarabuze. Nyine wabonaga byari byarahindutse. Angaho ujye ukeka nyine uvuga uti hano harishobora kuba harimo ikintu nyine kidasanzwe. Aho babyita guilt drives. Nyine ni za mbaraga zimutera kumva ko ari ikintu ari kwishinja, agahita akora overcompensation. Nyine agahita ashaka indishyi ko atereka nze nshaka ikintu nyine gituma umukunzi wanjye yongera kugaruka, yongera kugira ikindi kintu atekereza. Yes, iki cya gatatu rero cyitwa decreased interest in shared activities. Bya bikorwa mwahuriragamo nyine ubona ko atabyishimiye, atakibishishikarijemo, nyine nta bushake bifitiye. When a partner no longer want to do things you used to enjoy together, it may reflect shifting priorities. Nyine iyo usanze hano hari ibintu atagikora, mwajyaga mukorera icyarimwe mwishima ko ati let's go jogging, reka tujye nyine gukora agasiporo ko kwiruka, kabigendera hamwe, ugasanga ibyo yarabihinduye. Uvuga uti every Friday we should go out, buri kwa gatanu tugomba gusohoka, ukabona yarabihinduye. Mbese bya bikorwa byose mwajyaga mujyamo ukabona yarabihinduye. Ahangaha rero nyine my dear friend barimo ikibazo. Bavuga ati stop joining you for dinner. Ugasanga nyine nagisangira nawe ifunguro rya nimugoroba, church, gujya gusenga, weekend outings, cyane twavuze gusohoka muri weekend. Nyine ahangaha harimo ikibazo cyane. Rero ngahangaha ngo ni ikimenyetso kigaragaza ko nyine ashobora kuba ari kugusimbuza undi muntu nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje. Iki kintu cyitwa defensive or aggressive reactions. Ahangaha rero my dear friend, ubundi umukunzi wawe nyine yumubajije ugasanga utangiye kumubaza ibibazo runaka, kujya kubona kimubaza tiriko kucyo igihe cyose wari utinda yivuye mu kazi, kandi kubona ise ewana yirakaza hatinga ku bundi ngubona ngo nakora iki niki mese byari barabara akavuga my dear friend. Ahangaha umenye ko harimo ikibazo gikomeye cyane. Nyine tu bundi yari umuntu nyine nta kintu yishinja, agusobanurira deeply, akakubwira ati nyine okay, I was late my bad, sheri nakererewe, cyagenze uku, akakubwira details, akaguha amakuru, nawe ukabona koko proof, ukavuga uti byabintu biranumvikana da. Ariko ahangaha ukimubaza ugasanga isafuka ati ngari kuziga ngenzura ibiki njyewe ibi ntabwo tuzashobokana my dear friend. Ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane. When asked simple question, ugasanga umubaza ikibazo cyoroshye cyane. Cheating partner may get defensive. Ahangaha ashobora nyine guhita umubaza ikibazo cyoroshye cyane, ashobora guhita ashaka uburyo yirengera nyine tu. Ubwo bibaho tu. Trying to shut down the topic. Ugasanga nyine icyo wari umubajije ashatse kujya kizimiza ako kanya ati
iyi ngingo yaravuze reka tuyireke cyangwa reka tubireke ibyo bintu mbajijeho. My dear friend, ukeka ko nyine harimo ikibazo. Buri nyine umukunzi wawe aragusobanura ati I was somewhere nari ndahana doing this, nyine nari ndi gukora iki n'iki. You ask where they were, nk'uko tuzi tuvuga umubazo aho yarari, and they say bakavuga where always checking on me. Yes, yes, nyine hano hari akantu karyoshye ndagira ngo tugasubiremo. Barakubwira bati you ask where they were, umubazo yarari and they say, hanyuma bakavuga bati cyangwa kubwira ati why are you always checking up on me, uko cyorowe nyine igihe cyo cyose uhora ungenzura. Urumva nyine bad reaction, nyine ni reaction mbi nyine tu. Nanga rero ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Yes, nanga rero mushakashatsi bwagaragaje ko therapists note that guilt often expresses itself as defensiveness in confrontations. Aba therapist ubundi ni abantu bashinzwe nyine ubuzima bwo mu mutwe wawe, kuganiriza. Ushobora kuba ufite ikibazo ukagenda akakuganiriza, nyine ukumva ushobora kuba ufite depression agenda kakabisha akakuganiriza, ukumva ari ubuzima rwose, ukumva ubuzima, icyizere cy'ubuzima kiragarutse. Noneho aba therapist babonye ko ibyo ubushakashatsi bwagaragaje, babonye yuko kugira icyo bishinja, nyine umukunzi wawe kugira icyo yishinja, iriya reaction mbi ari amarangamutima mabi ku buryo nyine reacting iyo umubajije ikibazo ngaba afite ikintu yishinja. Kuko kwishinja kwiwe ntiyabihisha, bita bituma ashakisha uburyo ki akora defense mechanism, nyine ashaka uburyo yirwanaho in confrontations, mu byo kumunengaho, mu byo kumubazaho, mu byo atiriko kucyo tuzukerera ibi si byiza, nyine ngo ahita ashaka uburyo ki abirwanya. Ikindi kintu cya munani ni cyitwa unusual attention to appearance. Yes, angaha my dear friend, ubona attention uburyo yakwitagaho, uburyo yabonekaga, uburyo agaragaramo, mbese uburyo avugamo, ibintu byose birahinduka. Urari ibintu bidasanzwe, ibintu byose birahinduka. Baravuga ati making drastic changes in clothing, grooming, nyine ukabona isura y'ukuntu bimeze, ibintu byose byanditse mu myambaro, or fitness uburyo ameze without explanations may signal attempts to express someone new. Rero ugasanga nyine uburyo yarahindutse, uburyo yambaramo wari usanzwe umuzi na kind of clothes mu buryo bw'imyambaro, kind of drips style, nyine uburyo yiyambariramo tu outfit, imyambaro ye myiza. Ariko ahanga kubwira ati ugatangira kubona nyine things are changing, ko n'ibintu biri guhinduka, ukabona imyambaro yambaye se nuko asigaye yambara bitangaje, cyatewe n'iki? Ukabona isura ye, makeup, mbese ibiki cyose mari yitaho cyane kandi atarasanzwe abikora, yewe atari nawe ugizemo uruhare, atanagusobanurira impamvu ari kubikora. My dear friend, umenye ko nyine ashobora kuba ari kugerageza kugira ngo ashimishe undi muntu, agaragaza undi muntu ko ari mwiza. Yes, naho ati they start dressing more fashionably, kugira kwambara ibigezweho, using new clothings, nyine agakutangira gukoresha clothings igihe ari umugabo cyangwa ari umusore, or perfumes mu gihe ari umugore, without reason, nyine nta mpamvu. My dear friend, is calling perfumes, nyine ngaho tutekereza n'ikindi kintu tu, nyine uburyo agaragara birahinduka. Birahinduka. Changes in appearance without partner influence. Bivuze guhindura uburyo agaragara nta ruhare rwawe bigizeho. Sinawe umbwira uti wajya wiyambara ino mwenda ko kubera no, ugasanga we yarabyibwirije, ugasanga arahindutse, nta ruhare bigizemo mu myambarire, kwisiga kwe, ibintu byose byarahindutse. My dear friend, nyine nganga baravuga ati pay attention, nganye no ugomba kwitonda. Icyo cyakenda rero kitwa financial behavior changes, mu buryo bw'amafaranga, uburyo mwakoreshaga amafaranga birahinduka. Sudden change, sudden unexplainable expenses, ugasanga nyine uburyo akoresha amafaranga yanyu mu rugo nyine ntaga kibisobanura ati twayakoresheje iki n'iki, iki n'iki, or hiding spending can suggest they are supporting a second relationship. Nyine anga ugasanga kuguhisha uburyo akoresha amafaranga nyine ngo ari ikimenyetso ugomba kwitondera, kuko ashobora kuba ari gufasha undi mubano wa kabiri n'undi muntu. Ikindi withdraw cash more frequently and or avoid showing no receipts. Anga nyine nga
ngatangira nyine uburyo abikuzamo amafaranga cyane birahinduka, ugasanga mu biriyongera aho bikuza amafaranga cyane. Ibi ni ibibazo gusa umuntu aba ari guhura nabyo, cyangwa ni ibintu bikeneye amafaranga cyane mu rugo bikagutungura, cyakagaragara akirinda kugaragaza inyemezabwishyu aho yishyuriye biki, nyine ugasanga za fagitire ntagakizi kugaragariza. Ngaho utekereza yuko nyine harimo ikibazo. Hano ubushakashatsi bwagaragaje ko kuri research insight, relationship experts often cite secretive financial activity as a warning flag in cheating pattern. Ahangaha ubushakashatsi bwagaragaza yuko nyine bijyana n'amafaranga y'umuntu agira ikintu aguhisha, nyine bigaragaza ko ashobora kuba aguca inyuma. Muri mafaranga nyine niba mukundana, true love each other, murabana, ahubwo bagomba kuzamo trust, how you manage your money, uburyo mucunga amafaranga yanyu, nyine haba hagomba kuzamo cyizere no kuvugisha ukuri. Ikindi kintu cya kabiri rero cyitwa gut feeling that something is wrong. Yes, reka dusome ahangaha rero. Nawe ubwawe uyu hari ikintu wiyumvamo, hari ikintu utangira kubyiyumvamo nawe, icyo kimenyetso cya cumi aricyo bakubwira. Nawe ubwawe utangira kubona ibintu byahindutse, ugatangira kubyiyumvamo, kumva ikintu kirimo kirakubwira muri wowe, ugasanga hari inama iri kukubwira muri wowe ati ntabwo ugomba kwirengagizwa. Yes, ugasanga hari ikintu uhora wiyumvamo buri kanya ngo ni iby'ingenzi. It's worth exploring with open communication. Ugomba kuganira. Baravuga ati example, urugero, you feel distant, ukumva nyine muratandukanye cyane, noneho uko mwari mwegeranye cyane muri mu rukundo, nyine ukumva mwaratandukanye cyane ari kure yawe. Ikindi ignored, ugasanga warirengagijwe, or like you are being lied to, ugasanga uri kubeshywa cyane, utangiye gukeka cyane kandi bihoraho, even with solid proof, ugasanga ufite n'ibimenyetso bigaragara. My dear friend, nyine nganga mu ikibazo gikomeye cyane kigaragaza ko ari kuguca inyuma. Psychological studies support that our instincts often detect inconsistencies even before our mind identifies them. Nyine anga ngo buriya imbaraga zacu ifitemo zishobora gutahura ibitagenda neza mu gihe bigaragara buri kanya, ugasanga umuntu araguca inyuma. Mu gihe uribona nyine ubona ko hari imyitwarire guhinduka, uhora ubibona buri kanya, imbaraga zihita zikugaragaza muri wowe, amarangamutima yawe, imbaraga zikubwira ziti hari ikintu kitari kugenda neza cyane, kugeza igihe nyine ubonye ko hari ibintu bitagenda neza cyane. Yes, icyo nakubwira rero, wamenya ibi these are not granted, ntabwo ibi biri granted, so they are common behavior. Nyine ni imyitwarire rusange ukwiriye kumenya, nyine yakwiriye kumenya, ariko you be aware of it, watch out, nyine urabyitondera urabyitondera kuko bishobora nyine gutuma umubano wanyu utagenda neza. Ibi ni ibimenyetso bakubwira abashakashatsi bishobora kugaragaza ko umuntu nyine ashobora kuba ari guca inyuma. Yes, ugomba kubireba neza ukitonda kugira nyine ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ndabakunda cyane, niba ugomba kugeza kuri channel ukora subscribe. Ni podcast rwose, kuri podcast hano rwose tuvuga podcast, biganiro rwose tumva. Wowe niba warakoze subscribe umenye ko uri mu nzira nziza, nawe utarayikora mu bigo kuyikora. Reka mvuge ni hasa la vista, ndabakunda cyane.